nubwo byaba ari ibyavare oya no kuva kera barahanwaga none se ukaba uri kuvuga barahanwaga icyo mvuga ahubwo ikintu wavuze nemera Premier assist uri hano hano yakagombye kuba yaramufashe ko nabari mu bahano kuko hari abasifuzi basigaye bajya gusifurana nabo bakekana ngo uriya yariye ngo ngewe ntibampaye cyangwa se uriya akoreshwa na ru uriya no ku ngoma ya runaka ariko isi cyaka yarari na hafi bana usiko mubonye hafi kandi urabona ko umuntu yarari hafi muri surface umusifuzi agomba kuba ari hano hafi y'umurongo wa box agomba kubihanirwa ariko icyo mvuga ntemera nukubigira ubwiru nkaha ngaha wakagombye kugaragaza ingingo wari uhagaze nabi cyangwa se warabyirengagije nkana uri hafi yaho tukabimenya nabundi nubishyira mu bwiru tukabimenya ko umusifuzi yahagaritswe wahagaritswe ni wa wundi watsinzwe test ejo bundi nawe tukwibaza hari Isaka bari turaje tujya no kuri Ngabo y'Isonga Isaka se ntiyari yatsinzwe test muri babandi baramugaruye twamubuza Ngabo y'Isonga nawe turaje tumujyeho yabaye kimenya bose we ufite amabaruwa ya season ishize sane Vision Marine niba ari na Mukura Rayon Sport yareze mbere yareze atarasifura match Rayon Sport yareze atarasifura match birangira byihoreye atsinzwe test uragaruye ntabwo wigeze uhana cyangwa bitangaje ibintu byabaye dega yabaye mu gihugu muri ruhago nyarwanda wabiretse abakoze amakosa nabateye amabuye yego bagomba kubihanirwa ariko wowe ubisumugira umwere ariko ubwo niki cyatuma ngewe ejo nijya gusifura ntazabikora iyi ni match y'amagaju ibyo bintu bihagurambwiye ahubwo yibeshya match Ndayisaba Saidi umuntu yarambwiye ati Ndayisaba Saidi baramuhanye arimo nsobanurira ambwira ibintu ngo birimo Gasogi inyamirambo ndeba ama match yose Gasogi maze gukinira inyamirambo nsanga ntabwo yigeze asifura niba ari wowe assist wa mbere hano kuntu Kenisa akunda kushwana no ku ibintu nk'ibyo ngibyo noneho Saidi nawe yaragowe Saidi yanze igitego cyangubana Marke nishizemo ko yibeshye cyakindi cyo muri centre cyo kuri Gasogi cyakera none baracyamushyira kuri Gasogi nishizemo ko yibeshye ari cyakina abantu baba barakwishizemo Ndayisaba Saidi yarahano niwe wari assistant we muri uwo mukino muri season muri rwose ubari mu bihano Ndayisaba Saidi uko iyi baruwa yo mu Burundi abantu bahanwe kenshi iyo umuntu amuvuze rero gurye kugira ngo Saidi ahita kwandikira ngo mubona mwanga kugira ngo Saidi azasifure match irangire neza twe turahana biba bigoye pe niwe wari assistant niba ari de concentration mise inyuma ndareba nsanga niwe wari assistant urakoze ahubwo utumye mbyibuka umuntu yarabimbwiye ahubwo abimbwira nabi iki rero nicyo cyakagombye guca mu bihano rwose yahanwe match 5 kigafasha n'abandi basifuza abana barimo bazamuka Saidi yahaniwe kuba atarafashije uwa mbere tubibona se muri za kafu baba ahantu kamera ihagaze muri position ya first assistant referee ibyo turimo tubona kuri kamera nibyo premier assistant nawe agomba kuba arimo abona wavuga gute se ku penalty tutabifishiyetinze ariko buriya niho amanota ya Dodos yazamukiye kuri ya penalty ya kera muri buka ya Saruponga Cyucyuri ntabwo yasifuye ariko Dodos yarakiri na muto icyo gingo yarakiri akiva kuri kaminuza buriya Dodos nawe yize kiye muri bino bya sport ngo yarakiva kuri kaminuza bakimufata nk'umusifuzi muto generi mpuzamahanga yari mpuzamahanga ariko akibona badge ameze nk'uko kwa Emmanuel buriya ngo umwana witwa Emmanuel abantu batangiye nje maze iminsi mbyirukankamo ibintu mbikurikirana Emmanuel bahangayikishijwe n'amakosa arimo akora kuko Emmanuel arangije kaminuza Emmanuel buriya ngo afite imyaka 25 aracyari muto Emmanuel arangije kaminuza muri sport kandi FIFA irimo iroblige bon apana ko oblige irimo iragira inama amafederation go promoting abana bizi apana kuvuga ngo umuntu ngo yakinnye umupira ngo yakinnye muri la jeunesse ngo afite impano oya barimo baragira inama abantu kuko bakoresha kuko umuntu wiza bakoresha na logique bora gusifura nabyo logique bamo icya kabiri gufata mu mutwe amategeko so kusanzwe ufungutse mu mutwe icya gatatu uko gufata mu mategeko binaturuka ku kuba warayizigiye buri yo wiga sport wiga ruadije ikagera uyikoramo ibizamini Emmanuel urayiga ukayisinda rwose Emmanuel ngo bahangayikishwe no ko amazi iminsi akora amakosa ngo buriya uribuka match ya Gasogi ejo bundi igitego yanze cya Gasogi offside asifra offside itariyo uribuka match ya Peri na Gasogi nabwo
sezishize igihe bavuga ngo offside basifuye utari we ibintu nk'ibyo nicyo gitego cyakuyemo Gasogi muri Piscal. aha ibyo byose ni Emmanuel wabikoze kandi bamuhaye badge ubu ngo baramwicaje bamubwira ati we Emmanuel we subutu ibintu itekerezeho hato utazahura n'ibibazo umwana ngo barimo baramufasha cyane ubu kandi ngiye mbona azi gusifura nuko abana binjira muri ibi bintu bya urumva rero bababwire ko na premier assistant mu gihe ibintu byabereye muri vision yawe ukaba nta kintu bafashije bikwigira ntibindeba barahari benshi bigira ntibindeba ubwiyo ni match imwe tujye kuyindi cyo kwangabo itariki 20 z'ukwezi kwa cyenda impamvu mvuga iyo tariki nagahinda kuko ibyo bintu byabereye umunsi umwe noneho binabera mu masaha amwe ikipe ya Musanze Football Club yabonye igitego ku munota wa nyuma ikina n'ikipe ya AS Kigali hari joro ya kabiri Musanze yatsinze kimwe ngo yasifuye kona ya Musanze kandi umukinnyi wa AS Kigali ari urengeje umupira bibereye muri maso ye muri metero imwe areba iyo kona niyo bahise iyi ngiyi baba we umukinnyi wa AS Kigali yarawuteye nta n'umuntu umwegereye noneho dureba cyane nta n'umuntu wamusanze umwegereye nabyitayeho ya mashusho nyine urya afashe ni stade kwifatira amashusho biragoye ukuntu ariko hano yareba ngo abayisongana ahagaze reba ahantu ari reba uriya mukinnyi wa AS Kigali ubusa ahantu wagira confusion umuntu urengeje ni deconcentration ni iki rero Patrick Ngabo yisonga nawe ari mu gihano kubera iyi action ariko kurane ntago byajyana nawe bya nibyo byuho aya hari ku munota wa 20 ahise havamo igitego dikume rwose ndabyibuka ino match yatsinze igitego ku munota wa nyuma match itinarangira none se sumusifuzi nyine wa sumukinyi wa Kigali urengeje oya bavu reka da iyi action urona nimero 19 urona nimero 19 wa Kigali sindi kubona ngo ni nimero kangahe umukinnyi wa Musanze ni wakinnye umupira n'umutwe hari cyane komona wa AS Kigali aya ubirebe rwose ndi kubona wa AS Kigali nakoreshe relante turebe nimero 19 wa AS Kigali yahushije umupira ukinwa n'umukinnyi wa Musanze uri inyuma ariko harimo confusion hano wapiye yabaye confused kubera yuko uko nanjye nabonaga wa AS Kigali na Efrem yabonaga ari umukinnyi wa AS Kigali urumva image ntabwo bigaragaza neza ariko nawe ari mu bihano gusa we none ngiyi match yo yari yanayishe byanyabyo kwa kwezi no wamusanze nari ndimo ndebera kuri YouTube no bigaragara umuntu abyegereye kuko ikintu ngo Itimana reba uyu muntu uri hasi utasimbutse wamusanze wakubise n'akabongoshoro arawurenze nimero 19 wa AS Kigali yarawushije dore ikintu cyabaye rero Fabrice na Lu baganiriye n'abasifuzi imbere yuko sezitangira bumvikana icyo bita ubwumvikane bw'abaye hagati y'abayobozi n'abasifuzi ibintu amakosa yanyu ajyana ku bitego ya makosa n'ubundi avamo penalty avamo ikarita itukura avamo igitego ayo makosa bazajya bayakurikirana kurusha ayandi no mu basifuzi bagira room y'ibyo bintu kuvuga ngo sindi sure niba ari uwamusanze wawurengeje cyangwa ari uwa AS Kigali ariko ndamutse ntanze corner nibyo bihindura umukino kurusha uko ntayitanga iyo utari sure icyo kintu baravuga ngo twarimo twataka umupira urengeye kuri corner ikipe A irimo iratakwa ariko sinzi uwawurengeje aho kugira ngo ikipe B iba ari irengura kandi ari hafi y'izamu reka ahubwo umupira nkuhe ikipe A iri hafi y'izamu ryayo kugira ngo nirinde ko yatsindwa igitego mu bintu ntari sure hari abasifuzi twaganiriye bagenda bambwira bene utwo tuntu Patrick yarahano cyane rwose hano nta mwasisi hano nta mwasisi aba bombi rero ubwo haba Saidi haba Isiaka haba na Patrick bahanishijwe imikino 5 ya journée 5 za championnat badasifura ubwo ni note ya CNC ariko si bimwe kugira ngo nundi wabitekereza wese hahite note none se buri musifuza asifura buri journée ntabwo wabara 5 abangaba barabadesinye fure na Eric nabonye icyo rero twe tuvuga ubwo tugiye kujya no kuri match iheruka icyo tuvuga nuko niba guhana birimo biba kuko ntibyahozeho journée ya kabiri kumva abantu bari guhanwa si kenshi ayo makipe yahinduye umuvuno nabyumvise
ubu rero birasaba ko hazaho no kubitangaza Hitimana Ferwafa gapostinga hariya kandika ngo umusifuzi uyu n'uyu kubera impamvu izi n'izi yahanishijwe ibi n'ibi. gusa ngiye ikindi mbona haze kubaho n'akantu wenda ko guproteja abasifuzi kuko ntabwo ari imana nabo ni abantu kandi nta vare tugira tubyemere tureba match za Premier League tureba Champions League tureba igikombe cy'isi harana abasifuzi bibeshya yego ntihaze kuba ko buri kosa ryose ngo ribe guhanisha imikino 5 ribe hano umusifuzi kuko wale warengereye Hitimana niyo wibeshye baraguhana niyo wibeshye baraguhana ikibazo rero nuko waba kwibeshye nyine bakaguhana kandi ari niko subona riri soft umuntu kwibeshya umuntu aribeshya ni imana baraguhana ariko